tugiye kureba n'uyu munsi wa none. Rero mwene data nagira ngo mubaze uyu munsi wa none wowe ubibona ute? Ese ubona koko ako gakiza kakiriho? Ese ubona koko abantu bakizera Imana? Yesu we yarabibajije abigishwa baravuga ati ese mubona koko umwana w'umuntu azagaruka kwizera kukiriho? Ubwo rero bene data umupira uri imbere yanyu, twongere turebe. Reba idini usengeramo, urebe mu minsi ya kera mwari mumeze bute, uyu munsi se bwo mumeze mute? Mu rwego rwo gusenga se mumeze mute? Urwego rwo kubaha Imana se mumeze mute? Mu rwego rwo kubaha bagenzi banyu n'urukundo bimeze gute? Ese ntago mwaba mwaracogoye? Ese ntago mwaba mwaremereye ikizira kikaza kikasimbura ubumana? Rero reka turebe. Njyewe aho nasengeraga n'ubungubu ndacyahasengera, ariko umuntu yizeraga Yesu, yamara kwizera Yesu agahita ahinduka mu myifatire no mu mico, ndetse no mu myambarire wahitaga uhinduka. Nkanjye nk'urugero, nakijijwe nyiri umwana mutoya ndi mu myaka nka 18. Icyo gihe nari nariyogoshesheje, niyogosheshaga penke. Ni inyogosho yabagaho nyine ya penke izamura ibisatsi bikazamuka bikajya hejuru. Nuko icyo gihe maze kwakira agakiza nta muntu wambwiye ngo yikureho, ariko Mwuka w'Imana we yanyemeje kuyikuraho. Kubera iki? Kubera